iyo uvuze neza amavuta y'igicaniro urasubizwa utiriwe uvunika. Urasubizwa. Naho iyo ugatangira ukavuga ibintu ukavuga nabi, bazasenga banaguhagaze hejuru ntusubizwe. Banza wizera amavuta aguhagaze imbere. Vango ngiye kuyizera mu izina rya Yesu. Vango iki ni igihe cyanjye. Buretse gato uzi hari ikintu abantu twihaye, umuntu akakubwira ngo rega nanjye ndasenga, ngo nanjye nzi gusenga. Nibyo ntabwo mbihakanye. Yesu ashimwe. None akakubwira ngo erega umwende warahera ngo waratabutse, ngo buri wese yakwigererayo. Uzi icyo bivuze? Bivuze ngo ku musaraba wa Yesu buri wese, waba waraye mu kabari, waba waraye ahantu hatandukanye, wemere kubyuka mu gitondo ukavuga ngo mwami Yesu ndaje, ngirira imbabazi nje imbere yawe, Yesu akakwakira. Zamura ibiganza byereze Yesu icyubahiro. Ongera uhereze Yesu icyubahiro, umubwire ngo ndagushimiye mwami Yesu. Ba wicariye mu izina rya Yesu. Bwira mugenzi ngo uhawe umugisha n'Imana. Mubwire ngo uhawe umugisha n'Imana kuba muri uyu mwanya. Mubwire ngo uri umuntu udasanzwe. Mubwire ngo igirira icyizere kuko uri umuntu udasanzwe. Mubwire ngo kandi we guterwa ubwoba. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Imana iha umugisha Profete Fiston muri aya mavuta. Umutunga ibiganza tumusabire umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Profete, Imana iguha umugisha kubwo kutwakira muri aya mavuta. Nejejwe no kuba muri uyu mwanya kubw'agaciro umaye. Imana iguha umugisha. Ongera ukomere Yesu amashyi. Amen. Bwira mugenzi wawe, mubwire ngo iyi ni isaha yanjye. Ni isaha yande. Imana iduhana umugisha. Amen. Abantu banezere turebe. Ngewe ntabwo wabyumva uburyo nezere kuba muri aya mavuta ya Profete Fiston. Hari benshi bayifuza bari kure yawe, ariko ugira umugisha uyicayemo kano kanya. Amen. Nutayakira nanjye ndayakiriye kuko nanjye ndayakeneye. Amen. By'umwihariko Profete, madamu wanjye aragukunda. Ngambwiye ati kwa Profete Fiston mbamukurikiye ndamukunda. Amen. Nahoze numva arimo avuga ibintu bikomeye ngo nanjye kuvuga sheri birandyoheye. Amen. Vuga ngo biraryoha. Vuga ngo biraryoha. Komanga mugenzi umubwira ngo biraryoha. Vuga ngo nawe Imana iguha umuntu kubwira ijambo ryiza mu matwi yawe. Haleluya. Amazina ni Sengiyakare Vedaste cyangwa Nabi Vedaste. Ndi umugabo w'umudamu n'umwana. Itorero ni Living Word Church Kimironko. Nejejwe no kuba muri uyu mwanya nkuko nawe wawujemo. Ndi hano ku bwawe. Mubwira ngo ari hano ku bwawe. Amen. Mbere na mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, ndashaka kubanza kuvuga ku gaciro kuwasizwe cyangwa se kumuhanuzi. Muvuga ngo agaciro kumuhanuzi. Mubaze ngo uza agaciro kuwasizwe. Kuwagize gute? Icya kabiri ndavuga ku mbaraga zo ku gicaniro. Kuki? Ku gicaniro cyangwa se mu ihema ry'Imana. Yesu ashimwe. Wowe ufite umugisha uri munsi y'aya mavuta ya Profete Fiston. Icyo ukeneye Imana yakinyujije mu biganza bye kugira ngo kikugereho. Icyo usabwa kuba uri imbere ye, birasaba kubanza kumenya bikora bite kugira ngo mbyakire. Bikora gute? Ushobora kuba wicaye munsi y'aya mavuta ariko utazi uburyo bikora, ugataha utabyakira. Yesu ashimwe. Ariko mbere na mbere kugira ngo wakire icyo ukeneye, banza uha agaciro umuntu uhagaze imbere yawe. Icya kabiri, ubanza umenye amavuta yasigiwe ni mavuta ki. Yasigiwe ikihe kirere? Yesu ashimwe.
iyo wamaze kumenya ikirere kimuhagazemo, niyo yahagarara hano imbere yawe, niyo atavuga ngo akuvuge mu izina, ashobora kukunyura iruhande byonyine, kubera amavuta muriho n'ikirere kimwambaye. nawe wamaze kwikonegita n'aya mavuta muriho, ukakira bitakugoye. Wakomeye Yesu amashyi. Abantu benshi tuba mu nzu y'Imana tugatinda gusubizwa kubera kudaha agaciro amavuta duhagaze imbere. Yesu ashimwe. Reba intara warenze, urebe insengero warenze, uha agaciro uyu mwanya uhagaze aha ngaha. Imana yaguhitiyemo kuza kuri uyu musozi ngo uhure na ambasaderi w'ijuru aguhesha icyo ukeneye mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni wowe ufite imbaraga zo kubyakira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cya Petero Imana yakoreshaga igicucu cya Petero. Abanyamudugudu bizera imbaraga ziri muri Petero, baravuga ngo nubwo tutagira umugisha wo kumubona, ariko byonyine twizeye amavuta muri we. Twizeye iki? Baravuga ngo mufate abarwayi mubazane, mubashyire ku muhanda, ngo byibuze aze kunyura iruhande rw'abo barwayi. Haleluya. Aze kunyura he? Aze kunyura iruhande rw'inzira. Bibiliya iravuga ngo Petero arimo agenda, igicucu cye aho gikoze dayimoni kava mu bantu. Haleluya. Wakomeye Yesu amashyi. Aho igicucu cya Petero kinyuze, uwari ikimuga, ufite ubumuga agahaguruka, uwari mu mbaga agahaguruka, Petero atamukozeho. Kubera iki? Bamaze kwizera imbaraga ziri mu wasizwe ugiye kunyura imbere yabo. Ndagira ngo uyu munsi wa none nushaka abari wo munsi, kuko buri munsi narababwiye ngo ugira ibyawo, uyu munsi aba ari wo munsi wa mbere wawe ufite wo kwizera. Uyu mugabo ni umugabo w'imbaraga, akunda kujya mu misozi nyahunda rimwe, yagiye guhamagara Imana, ahamagara Imana ngo Mana nyongera amavuta yo gutabara abaje bansanga. We aba yaraye ijoro ku bwawe, akarara ataka ku bwawe, kugira ngo uzane icyo kibazo cyawe imbere ye ubashe gusubizwa. Ntabwo mugize. Wakomeye Yesu amashyi. Haleluya. Vuga ngo twamaze kumenya agaciro k'umuntu duhagaze imbere. Ntugapfe kugenda utamukuyeho ikintu. Niba ugira umugisha wo kubuje kano kanya ukamumenya, hari ubu kano kanya hari abantu babiharaniye bashakije inzira zo kumugeraho byabananiye, we wabishoboye. Ntugende uko nguko nutaho uko waje. Vango nago nawe uko naje. Nasomye ijambo ry'Imana rimwe rirambwira ngo Yosuwa yatoranije abatambyi, arababwira ngo mujye imbere y'Abisirayeli, nimugera muri Yorodani mumanire ibirenge byanyu mukanagire mu mazi hagati. Bakimara gushyiramo ibirenge byabo, ngo amazi y'iburyo n'ibumoso, ay'imbere n'ay'inyuma, ngo ayo mazi arahagarara. Agira gute? Yahagaze kubera iki? Ibirenge by'uwasizwe. Haleluya. Bari bamaze kwizera ibirenge by'uwasizwe bahagaze imbere. Ndagira ngo uyu munsi uha agaciro amavuta aguhagaze imbere, araza kugukorera, araza kugukorera, araza kugukorera. Vuga ngo twizeye amavuta Imana yadushyize imbere. Amavuta utemeye ntabwo ajya gukorera. Natwe nubwo Imana idukoresha, hari amavuta duca munsi, tugaca munsi. Kandi n'ubu nciye munsi y'amavuta ya Prophete Fils. Nanjye hari icyo ndi bufate. Haleluya. Bango hari icyo ndi bufate. Iyo uje imbere y'umuntu Imana yamaze gushyira imbere yawe, ikirere cye uracyambara, usubizwa atavunitse, usubizwa utavunitse. Vuga ngo uyu munsi ndasubizwa mu izina rya Yesu. Vuga ngo aya mavuta ndayakuraho icyanjye. Urayakuraho iki? Vuga ngo turayizeye kandi tuzayava iruhande. Hari igihe uza gutya, wowe nubwo utamumenya, nubwo utamenya umuntu uguhagaze imbere, ariko ikikurwanya cyo kirabizi. Ubu hari abantu benshi Satani aba yafunze, yanze ko baza hano
kubera ko uwo mwuka azi ngo nugera imbere y'uwasizwe ntabwo uwo mwuka uri bukomeze kugira imbaraga. Ubu nawe hari byatangiye kugira ubwoba kuko wageze hano. Tumaze igitari gito muri ibi bintu byabohoka. Yesu ashimwe. Tuzi imbaraga zo gutinda ku gicaniro, imbaraga zo gutinda imbere y'uwasizwe, imbaraga zo gutinda hafi y'amavuta y'Imana. Vuga ngo ntabwo ndi buyave imbere mu izina rya Yesu. Vuga ngo ntabwo ndi buve imbere y'aya mavuta. Ntabwo uri bugira ute, ntukahavuko nguko wiboneye. Yesu ashimwe. Imbaraga zo gutinda ku gicaniro. Iyo uri ku gicaniro cy'amavuta ya autorite, wowe nubwo utasenga, nubwo utakoresha imbaraga nyinshi, byonyine upfa kuba wikonegise. Wigize gute? Vuga ngo ngiye kwicomeka mu izina rya Yesu. Vuga ngo ngiye kwicomeka. Vuga ngo ni igihe cyanjye cyo kwicomeka. Vuga ngo ni igihe cyanjye cyo kwicomeka. Kwemera Yesu amashyi ubyizera. Urabyizeye? Amavuta ntukayava imbere utagize ikintu yakuraho. Icya kabiri, uzirinde kuvuga nabi amavuta y'uwasizwe. Hari igihe mugena gucyo mugasanga abantu barimo baravuga ibyabo, nawe ukajya mu itsinda ryabo. Burya nawe uhita wambara icyo kirere. Kandi umuntu w'Imana nta kibazo bafite. Haleluya. Ahubwo wowe urgirwaho n'umuvumo kubera ko wowe wahangaye amavuta atajya ahangarwa. Imana ikurinde kuba muri iyo nama. Vuga ngo Imana indinde kuba muri iyi nama. Ahubwo ujye yashyigikira. Nugera bavuga umuntu w'Imana nabi, uvuga ngo njyewe ntabwo ndi kumwe nawe. Iyamuhamagaye iri kumwe nawe. Iyamuhamagaye iramukomeje. Iyamuhamagaye imugiye imbere. Iyamuhamagaye imufite ukuboko. Iyamuhamagaye imugenza imbere. Kwemera Yesu amashyi. Iyo uvuze neza amavuta y'igicaniro urasubizwa utiriwe uvunika. Urasubizwa. Nawe iyo ugiye ugatangira ukavuga ibintu ukavuga nabi, wazasenga banaguhagaze hejuru ntusubizwe. Banza wizere amavuta aguhagaze imbere. Vuga ngo ngiye kuyizera mu izina rya Yesu. Vuga ngo iki ni igihe cyanjye. Buretse gato uzi hari ikintu abantu twihaye, umuntu akakubwira ngo rega nanjye ndasenga, ngo nanjye nzi gusenga. Nibyo ntabwo mbihakanye. Yesu ashimwe. None akakubwira ngo erega umwenda warahera ngo waratabutse, ngo buri wese yakwigererayo. Uzi icyo bivuze? Bivuze ngo ku musaraba wa Yesu buri wese, waba waraye mu kabari, waba waraye ahantu hatandukanye, wemere kubyuka mu gitondo ukavuga ngo mwami Yesu ndaje, ngirira imbabazi nje imbere yawe. Yesu akakwakira. Yesu ntabwo yagusubiza inyuma. Ariko ikintu bita kubohoka, avuga ngo kubohoka, hari ababisigiwe. Hari abagize gute? Hari ababisigiwe. Ushobora gusenga imyaka n'imyaka wiyiriza, kandi benshi niko mumeze. Wiyiriza uba mu misozi, mu butayu, ariko kidasubizwa ukava ari wa wundi. Uranyanga ikibazo nuko utazi gusenga se. Ukeneye umuntu Imana izanye imbere yawe akavuga icyo kintu kikuremereye, agategeka icyo kintu kikwicariye, akavuga ngo genda. Gira gute? Genda. Benshi na muraga kwibona mu kanya, nta gutina muri byinshi. Ndategetse mure kuragenda byara ukagiruka byara. Kubera iki? Imana yagushyize imbere umuntu ukomeye, umuntu yashyizemo ibyawe. Abisirayeli baratatse bari muri Egiputa, barataka baratabaza. Imana irabumva, yumva kurira kwabo, ariko niyigera imanuka ngo ijye muri Egiputa. Yagiyeyo yakoresheje nde? Mvuge cyane, yakoresheje nde? Yakoresheje Mose. Imana ihagurutsa Mose iramutuma. Vuga ngo hari Mose Imana ishize imbere yanjye, ugomba kumvana muri Egiputa. Mwabyumvise? Vuga ngo karanyinjiye. Vuga ngo ndakumvise. Ugize gute? Ntukavuge nawe umuntu w'Imana. Iyo uvuze umuntu w'Imana nawe, umuvumo kuzaho, ugatinda ku musozi, kumbi ikibazo ni ugusebya amavuta utazi uko yaje. Amavuta Imana yasigiye umuntu udahari, ahubwo yubaha gukorera. Imana ishimwe. Vuga ngo ngiye kuyubaha, arankorera mu izina rya Yesu. Haleluya. Nzanye ijambo rikomeye ku buzima bwawe, ndivuga ngo Imana igukuriye icyari kitumye urarurira.
nyuma yo kwizera amavuta y'igicaniro, nyuma yo gutindana n'umuhanuzi, Imana igukuriyeho icyatuma guhora urira. Vuga ngo Imana ikimvaniyeho. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami. Haleluya. Fata Bibiliya yawe, ufite Bibiliya, tujye dusoma ijambo rigumane. Abami, gitabo cy'Abami, Abami ba kabiri, ibice 6, umurongo waho wa mbere. Turasoma no mu gitabo mu gitabo cya Matayo, ibice 8, umurongo waho wa mbere. Ubundi nguhesha icyo waje ushaka, uyu munsi no munsi wawe. Amen, haleluya. Tujye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba kabiri, umurongo waho wa mbere. Avuga ngo, bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze, reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti, twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati, nimugende. 3, umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Arabasubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka cyane ati, mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Haleluya. Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati, yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Twakeneza ijambo ry'Imana. Cyo gusingira. Matayo ibice 8, umurongo wa 3 aravuga ngo, Matayo ibice 8, umurongo wa 3 aravuga ngo, arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, kira. Komera ijambo ry'Imana amashyi. Ongera ukomere Yesu amashyi mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ku gaciro k'abana b'abahanuzi, ivuga no ku muhanuzi mukuru. Umuhanuzi iki? Mukuru. Abana b'abahanuzi bari mu buzima bw'imfungano, bari mu buzima bwo kwizengurukaho. Bigira inama, baravuga ngo, babwira umuhanuzi mukuru, baramubwira ngo, databuja, haleluya, ahantu tuba ni hatoya, ahantu tuba harafunze, ahantu tuba ni muri gereza, none twakora iki? Watwemerera buri muntu wese akajya kuri Yorodani, tukihuza tukajya gutema igiti? Haleluya. Ahangaha harimo ikintu bita umuvumo wa karande ukurikirana. Karande ikurikirana. Karande igira gute? Ikurikirana. Warahagurutse uva iwanyu mu ntara, uraza uje gushaka ubuzima, uza mu mujyi wa Kigali, ariko karande idashaka ko waguka igenda inyuma yawe. Ahubwo wahagurukanye nande? Bangu nazanye nande? Wazanye nande? Bamwe murahaguruka, mugahagurukana n'igicaniro cy'iwanyu, ugahagurukana n'ibisekuru by'iwanyu, ugahagurukana nyogosenge yavuze ko ntaho uzigeragera kirimo, ugahaguruka kugenda inyuma, ukaza i Kigali. Wamara kugera i Kigali ugatangira gutema. Ugatangira kugira gute? Watangira gutema, intore zigakuka, ugasigarana umuhini mu ntoki. Wagera imbere y'uwasizwe, nabwo nubimenya ari bimwe nashatse kuvuga. Haleluya. Ukaba mu buzima bwo kuzenguruka, ariko inyuma yawe hari umuntu Imana yatoranije wo kuguhesha ibyawe. Vango karande ngenda aho ndayiyambura. Umuvumo wa karande ni umugozi uhera hasi ukageza hejuru, upfutse. Yesu ashimwe.
abana bari mu buzima bw'imfunganwa baravuga ngo reka tujye kwishakira ubuzima, ariko umwuka utabemerera gukomera. Ibi ngibi niyo natwe bantu b'Imana, karande ishobora kudukurikira tutaramenya kandi duhagaze imbere dufite karande. Vuga ngo ndayanze mu izina rya Yesu. Iyo utarisobanukirwa, karande igendana nawe ukajya utera intambwe ahantu ntugire ikintu hakura, ukavuga ariko ntihagire umuntu ugutega amatwi. Siba hari igihe mwigira mukavuga ngo ni umwana wa bosi, ndi umwana wo mu gicire, ndi umwana ufite gahunda. Karande ntabwo igutinya, kandi ntabwo itinya izina, karande ntabwo itinya igihagararo, karande ntabwo itinya isura. Vuga ngo uyu munsi ndayiyambura mu izina rya Yesu. Abana b'abahanuzi barahaguruka. Umva ikibazo bagize. Barahagurutse bajya kuri Yorodani, ariko ntabwo ari yawe. Wagiye gucuruza utwaye inguzanyo, uva mu rugo utwaye ideni, ujya ahantu runaka wigurije, utwara intirano atari iyawe. Yesu ashimwe. Ugezeyo kubera wa muku gukurikira, ukugenda inyuma, ugitangira gupanga gahunda yo gucuruza. Ikuri iki? Bamwe hano nta ntoreze mufite. Abakobwa mwinjira muri fiyansaye, mugafotora amafoto, mugafotora ibintu bigashyuha, mukajya ku mazi, mukerekanwa, warangiza agahita yigendera, ugasigarana amafoto gusa. Si umuhini se? Abandi mukajya gucuruza ugasigara na tini namba yonyine idafite business. Si umuhini gusa. Ariko vuga ngo uyu munsi, naje imbere y'umuhanuzi, intorezo yagenda yakira. Naje imbere y'uwasizwe, intorezo yagenda yakira. Komera Yesu amashyi. Imana iguha umugisha, we wavuye aho utuye ukaza imbere y'umuhanuzi. Iguha umugisha. Ntabwo uyu munsi ari ubusa. Nushaka iri jambo wari usanzwe uryumva, magaze imbere ya kuri uyu munsi. Karandesha ujya mu rugo, wamara kujya mu rugo ukabyara, wamara kubyara ukarusohokamo, ugasigarana aderese ngo warubatse, ariko ni imihini gusa. Intorezo yagiye. Yagize gute? Yagiye. Vuga ngo ndayanze mu izina rya Yesu. Abana b'abahanuzi bagitema ngo ako kanya intorezo igwa mu mazi, umwe muri barataka. Hari umuntu umaze iminsi ataka muri iri teraniro, hari umuntu umaze iminsi uboroga, hari umuntu umaze iminsi urira, hari umuntu umaze iminsi afite agahinda, ariko umuborogo wawe Imana yawumvise. Umuborogo wawe Imana yawumvise. Reka manurira ubuzima bwawe, umuborogo wawe Imana yawumvise. Intorezo yarakutse, usigara uri gutaka, ariko Imana yumvise ijwi ryawe. Komera Yesu amashyi. Hari umuntu umaze igiharira, umaze igihe uboroka, utabaza kubw'intorezo yawe yakutse. Ufite amarira n'akababaro, intorezo yawe yarakutse. Haleluya. Barataka cyane, ngo umwe arataka ngo databuja mbonye ishyano. Hari umuntu uri gutaka ngo mbonye ishyano, ideni riranyishe, mbonye ishyano bagiye kuneza cyamunara, mbonye ishyano baransohora mu nzu, mbonye ishyano amafaranga bari nafite yo kwishyura. Ariko reka ngutangarize, uyu munsi ni umunsi wawe. Waje imbere y'umuhanuzi, ntabwo uri butahiraho, ntabwo uri butaha uko waje. I'm telling you, ntabwo uri butaha uko waje, ntabwo utaha uko waje. Umaze igihe utaka, ariko Imana iguha umugisha ko wateye intambwe ukaza kuri uyu musozi. Waje imbere y'umuhanuzi, waje imbere y'uwasizwe, ngo umwe muri bagitaka aravuga ngo databuja mbonye ishyano, yari intirano. Vuga ngo Imana indinde ibitirano, Imana indinde ibitirano.
k'intirano. Imana ikurinda akazi k'intirano. Imana ikurinda urugo rw'intirano. Hari abantu batwara bakagutwaza ngo bakujyanye mu rugo, kumbe ugutwaye yagupangiye, afite gahunda yo kukumarana amezi 3. Si urugo rw'urutirano se? Imana ikurinda urutirano. Vanga Imana ibindinde mu izina rya Yesu. Muri aya mavuta vanga Imana ibindinde. Vuga ngo nanze ibitirano. Vuga ngo ndabyanze mu izina rya Yesu. Aravuga ngo databuja, Prophet, Imana iturinde ibitirano. Uzi kuba ahantu ubuzima bw'intirano gusa, ukajya mu modoka watiye. Turimo no gusenga turi sinumije gukodesha. Imana iturinde ubukode. Mwakomeye samashyi. Arataka ngo yari intirano, ngo ako kanya ijwi rye rirazamuka rigera ku muhanuzi mukuru. Aramubaza ngo iki? Aramubaza ngo habaye iki? Niki cyatumye urira? Niki gitumye uraruboroga? Niki gituma ufite agahinda? Aramubaza ngo intorezo yawe yaguye he? Wavuze ngo ni hariya. Wavuze ngo ni hariya. Kuri mu kirere cya gihanuzi, kuri mu kirere cy'ubuhanuzi, kuri mu kirere cy'amavuta y'umuhanuzi. Vuga ngo aho yaguye uyu munsi ngiye kuyakira. Aho yaguye uyu munsi ngiye kuyakira. Ndasoje. Bibiliya avuga ngo baramwereka ngo arangije umuntu w'Imana atema igiti. Ngo atema iki? Ngo agita mu mazi. Agita he? Ngo arangije ako kanya intore zirareremba. Ngo aramubwira ngo rambura ukuboko kwisingire. Hari umuntu ugiye gusingira muri aka kanya. Hari umuntu ugiye gusingira intorezo ye. Hari intorezo yawe ugiye gusingira. Ndasoje ngiye kuva imbere yawe. Kandi huze n'iri jambo twasorejeho. Bibiliya ivuga ngo umubembe ageze imbere ya Yesu. Yesu arambura ukuboko, amukora amubwira ngo ndabishaka kira. Yesu yabyemeye, genda uhure n'icyo wari ukeneye. Yesu yabyemeye, genda uhure n'igisubizo cyawe. Yesu yabyemeye, genda. Umuhanuzi arabyemera, aramubwira ngo genda rambura ukuboko kwisingire. Yesu nawe arambura ukuboko, aramubwira ngo ndabishaka kira. Akira mu izina rya Yesu. Akira mu izina rya Yesu. Akira intorezo yawe. Akira intorezo yawe. Akira intorezo yawe.